I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm safi nagushaka byute urashakira iki hari document nayo nguzaniye harimo amakuru y'ingenzi kandi mukeneye kumenya ariko kuki wumva ko igihe ushatse kuza hano wumva ko ngewe niteguye ako sangiye nzi ko muri ku kazi kuki utabanza ngo umpamagare nyine nge numvaga muri mu kazi niyo mpamvu kandi urabizi nawe ibintu mba ndimo ni byinshi ubu mfite inama uzagaruke fane waretse ko nagushaka byute ujye umenya aho ugarukira ufite icyo kibazo ahubwo se ko uhagarara ahubwo banza umbwire shiro asagara ngubwire ahubwo se ufite ikihe kibazo shiro wawe yabaye umusirikare ryari shiro wanjye se wowe ako sanjine rago shiro wawe mwana yagase shiro wawe opa ngo opa ako wasinze cyangwa nasinze se ukana nayo muzima yago duturukanye mu rugo opa ari kumuzi opa yabaye umusirikare opa shiro wawe cyane tugenda ase mani byemere banze nyine wumve story neza nanyuza hasi uko mu gitondo ntarindi mu rugo izano yarapfuye umuntu nyine nabyo nzi ndagenda nyine mbaza abantu hano abakinyine baransobanurira mita mubona cyatumye mbahamagara ntabwo nabahamagaye kugira ngo muze Mariya kunyumva cyangwa tubwizanye ukuri bimeze bite fresh Olivier ari nabwagaruka baragaruka gusa namujyana ku mupaka yagaruka okay ndagira ngo noneho ujye ku mupaka wamutegerereze muzazana ikibazo we boro zanjye nagoye ngo uzi kwambutsa uzigurisha bimeze bite ko namakuru we wakizigo ngiye narakizanye wallahi ndanagipakinga ubukiri neza ahubwo harimo harabura kumpe yawe icomani oye je ntabwo mbyumva neza bikageza isaha utarangiza amafaranga naraguhaye umuzigo warawambukije gicwa ntago bari bagipeya amani nanjye wumva ndimo ndabikurikirana phone cyangwa kwita ngutamo wakizigo cyawe so ufata zabarasa ngiye nta mikino ngiye muri boro zanjye mujye ukiniramo niba batarakwishyura babwire ko najya nyine nta kintu kumva nawe ndababaza kuri muntu muzi nabo banze kubyemera ariko reka nkubaze sisi kumaze gusara ibyo bintu ndetse maze gusazwa na opa ndamuzi neza njye nawe turakundana sibyo ahubwo yarabiguhishe akazi ke acuruza online yarambaye n'inifomu ariko uri umusazi ubwo ni umuntu basa nabi wamubonye yambaye form suri kubizi namuyoberwa nizo form z'abasirikare zino z'abajepe tuba turi mu kazi ntabwo tuba turi mu mikino ese waje kudukangisha ako kana banagira ngo mbeke ko mba ndi mu kazi mba ndi serenge ntabwo njyanye iyo ndi mu kazi mba ndi mu kazi wowe diru ni diru amasaha ku isaha gushyira kurusha inge warwikaraga niko ibice tuba tugomba kuba birimo biranikura niba wanayemo wakizigo cyawe ngomba nanjye kwita nyikomezanya ukumva walahi urashona abyumva ahita ngina nkayiga ibiceri ahita nzanga gutuma umufungo nanjye ahita nipanga gusa rero uri kumwangisha ako kantu walahi ndewe
nashaka kukwereka mwani kuko sinakoze imbere y'uko igisirikare kinsezerera ari iryo gusa wewe wakoze ikosa nako ntabwo cyansezerera njye narabacomotse ye narakoroniinze ariko kukurusha n'ubwo we bagusezere cyangwa se batagusezere njye imihanda yaranyigishije street akanako kantu sasa rero maze iminsi abasikira ba nyina ndi kubemeza urumva murabizi ko najya nyine ibintu by'imikino mu kazi sinjya nyine ese hari amakuru wabuze wowe ukaba utayambwira cyangwa wowe ejo bundi nabonye boro muntu w'akazi araje abajepe ko haje abajepe umwe bambara umweru n'udukote tw'umukara abajepe se kandi baza gukora iki muri boro zanjye abanye bikaze baraje barapima batera bya bintu by'ibikoroni birakaze haza n'abaganga bambaye kabisa mbo cyakumbwira uburyo wabimenye wowe wabimenye ute sheshero waranarenze noneho si n'umusirikare no mujepe ikikubwira ko wasaze cyangwa wabonye umuntu utariwe kandi narabivuze kandi muri nawe iyi uri minsi ukuntu umusazi umaze ntabwo ko utajya wemera ibintu nkubwira njyewe namwiboneye urumva nanjye ndi kubiguhamiriza neza ko uwo wabonye ari uwo basa opa ntabwo ari umusirikare noneho ukaba umenya ngo w'umusitiyu oh my god sitiyo wake up sisi wake up sibyo gabanya stress urimo zo kubona umuntu ukamwitiranya byemere nuko aguze kumubaza ndamubaza iki ko ibyo bintu ari amatiku koko weje bereka ko batakubwiye ariko njye nabonye bikaze abaswira babajepe ubundi kwibaza bite baje arabo nabonye bateye barabajama baneka kubi barabamvumbura oya reka kuvumbura ahubwo wowe kuko tekinike yanjye ni imwe sibyo kandi mu minsi yashize navuye mu kigo cyabo nicyo ashobora kuba ariyo mpamvu yatumye baza kuno murambo aho merukire nari mu kigo cyabo gahunda zazigiye gukarasa we nukubatera imibare mukaba muri kumwe mwishanye ukajya wumva n'ibyo bavuga susho na sofite samo n'inshuti ukaba muba muri kumwe gutya musteyinganye zabaneka dusangira amayoga ndararambimenye muhezanyije ukamenya n'umuntu urimo urakora iryo perereza ukajya unamumenya ukamenya n'ibyari wowe hari ahantu ugiye kuba uri kumupaka sibyo tegereza Olivier hari boro zanjye agiye kuzana muzambutse muzinyuzi yapanye boro zanjye zingiraho neza nta mushonyi nta muntu umenya ikintu cyabaye muzinyuze ku marembo kuri bara bakaritazi batababonye sibyo zongeye kumva koro yawe uko munzaniye ibintu nangezeho wowe na Olivier munzaniye boro zanjye ugomba kuzitera kidenge kugira ngo muzamutse ziri wenda byo wala uguze ikintu mba nshaka agiye kuzima nzigo yongera uzambutse zijyana handi wajyanye zibushize ariko se nzaziguha nizo naguhaye narazishyura wewe ugomba kwanza nkagutamo wagicwa namara kugutamo igicwa ukayitunamo wakizigo ngenda nta gipengeje nta nubwo wanamfata ntiwanashona ntiwanamenya baniruka wowe bwe bara bakaritasi mukorana baguha amafaranga yanjye cyambira bara amafaranga mba nabahaye imizigo yabo fo yena nta no guseka subu bibona ma ubona se nge nishimye se ndabatama ikinana no musira saksi kakana kandi akanyenyeri turebe byari ndabyumva ariko gusa uranungutse nabyinshi mu makuru so bigaragara kano kaboro kanjye kagiye kujya mu kazi gufata umuntu ukamugira umusirikare noneho umusitiyu si ubu wabaza nuko bari abantu wenda nabo wowe banze ibintu usigaye nko nushobora kubigabanya ahubwo tugiye guhaha cyangwa ubireke bakoresha ariko hano hantu ukabika ni habi wakintu kaporo gafunga wagica hano mani ikintu kimwe wowe mura impamvu mo nagashyizanga nuko tuba turi kumwe umva ikintu kimwe ugomba gukora bari kumwe nawe kandi ndabizeye man ntabwo muri za kamana okay umva genda wowe SMS yawe uraza kuyibona mu kanya naribi sigane n'umujamara ibintu ugiye kumuraba naribi teganje wewe guruka utujyaho nagutumye mfata imodoka vuba nze kongera kuguhamagara numva ko wageze ndagushyiraho n'agatike nawe comoka
Mujene ni umutwazi mwiza wallahi. Njya nanjye mubone mu mihanda. uyu mujama ni ujya njyana amabanga yanjye yose aba yazi. Umushoferi ni mwiza bya cyari gikoti nabonye kirenze ku modoka mwana. Njye bava nibere ahantu ni stage ku kiba kiyo kirarenze. Sasa rero Yeah. nice man. Izi ndakwemera sivyo? Gerageza. Korera imbere kabisa. Kugira ngo imizigo ugiye batambazamo neza fresh. Oye. Ikindi cya kabiri urumva ndagira ngo umfashe. Umuswera w'umushoferi ndabuye kuri akunda ati nanyuze aha ngaha gutya ahantu wakoreye icyaha hari izamaneko abajepe nawe ubu ntabwo nyimwizeye ukantu wakumvishije Ngenda mese mfata. ugomba kumenya we gute yahageze azi ko nahavuye akamenya ko abagabo bahageze ko abahungu banjye baba bariyo batarambwira. Uziko ubwonko bwanjye bwise bwibanura wakinga. Ahubwo uziko mese narabimedita foma. Manaje. Rero nejo muri tutazisanga ahantu haba Imana. Tugiye gukora tugiye gukomeza akazi ariko twiga no kuri uyu muniga. Menye bagwana yahageze ubundi ajya he ari Ajya he ava he. nubwo abaturabuye wenda n'iki kwera kumuha twaduceri akayaduteza n'indege. Teza na walenge wallahi kandi byabaringiye. I think I'm going to spend the rest of my life without you. After a breakup, the reason I've been constantly smiling is because I know that the minute the smile from my face fades away. Jesus. Ni wowe cyangwa hano suje gukora iki? None se nje kwakora iki sinari nsanzwe ntabwo Kugira ute? Sandra Inde? ubwo Sandra ari kareba nashakaga Mushakira iki se kandi? ibisanzwe ese mubizi ko dukundana abakambwira hehe Ntabwo ibyo nyine kumenya icyo mupanga byose ko nyine byose nawe kamutera. turasaba iki Sinzi niba mfundi ukigenda hano. hari ikintu cyabaye se njye nakoze iki Ese ntabwo si ibyo wakoze. erega njye nta kintu nzi nakoze ibiki se Nta kintu uzi. ibyabaye byose twabiganiriyeho Wowe nande? njye nawe niyo mpamvu nanjye nje no kumureba ahubwo Ntabwo bikunze. Ahubwo umfashije. Ntabona ugenda. seriously Ya. Ntabwo sinzi no kukubona sinzi. erega Kuko ibintu wowe uri gutuma sister anyuramo. none se yabaye iki ko aribyo ndi kubaza wambwiye basi Amaze iminsi atajya ahora arira. Kandi ndakeka ko ariho byishimo byose. none se hari ikintu nakoze Ntabwo nzi ibyo wakoze. basi mubwira aze tuvuga Ntabwo bikunze. Ahubwo nukomeza kukubona imbere yanjye ndahamagara brother kandi nazi biraba nabi se ata ni ngombwa koko ataba ngombwa se basi njye wonyine yenisanzwe ntabwo nyine uri bumubone ntabwo umubona twaye ntabwo uri no kubibona se kuri kwirengagiza nkaho ndakundana njye na ntabyo nzi nimba munakundana nyine umenya ko byarangiye ahubwo umfashije sinzi n'impamvu utari kunyuma wavuye hano basi wibyibazaho erega ndamukunda niyo mpamvu ntabyo nzi genda basi uze kumumpera kano kandiko dore n'ibyo nyine wowe ukamumpera umubwiriza nuko mbabwira ugiye kumuhamagara telefone nayo ifate nyine bivuga ugenda basi ntabwo wumvishe gusa nyine mwiyiteho Sim. Só tá de novo, mano. Look me, turn something. I miss you more than life. Racy is a song that explores the pain of one-sided love in a real love.
the pain of feeling unloved and the hope for their partner to return and love them fully. Through love, Soccer of Dice seeks to inspire listeners to embrace their emotions and express themselves openly, free from the fear of judgment. Anytime we've broken my heart, we lose life, that smile we happy for me. Sucker of die, and I'm so happy for you. Pretty moving situation.